ubundi niki cyatumye Yesu aza ku isi? Okay, ubundi Yesu urebye yaje mu isi kugira ngo aje kubambirwa abantu bari bafite ibyaha. Icyo cyamuzanye mu isi kuko abantu bari bamaze gukora ibyaha byinshi, aravuga ati reka nze reba abantu banjye, dore bamaze gukora ibyaha bitandukanye, babambirwe mbamenerwe amaraso. Niyo misiyo yamuzanye mu isi. Abisiraheli bigeze kugera igihe baba mu bunyage igihe cy'imyaka 400, indi Mana yohereje yatoranyije kugira ngo ajye kubatahura bayobore. Mose. Right, ni Aguka TV. Tusabwa no gukora like, share na subscribe, hanyuma tukagenda twiyunguranira utuntu buke buke. Hano turi kumwe na Grand Frère. Bimeze bite se? Witwa nde? Emmanuel. Ko ari utubazo se nifuza kukubaza tayari? Tayari, nta kibazo. Hanyuma ngufite ibibazo bitandukanye, ariko reka dutangire gutya. Yesu yatoranyije intumwa zingahe? 12. Muri izo ntumwa 12 wavugamo nka zingahe? Harimo Petero, habamo Yuda, habamo intumwa Petero. Hari Petero wamuvuze, Yuda, habamo gatatu. Abe nka 4 byibuze. Petero, Yuda, Okay, birabaye kuko ikibazo n'ubundi si cyari iki kibazo cyari intumwa yatoranyije, kandi wagisubize ko ari 12. Hanyuma Abisiraheli bigeze kugera igihe baba mu bunyage igihe cy'imyaka 400, indi Mana yohereje yatoranyije kugira ngo ajye kubatahura bayobore. Mose. Tukiri kuri Mose ari ku musozi Sinayi, Imana yamuhaye iki? Yamuhaye ibuye ririho iki? Byanditseho amagambo. Yari ryanditseho amategeko 10. Amategeko 10. Ubwo ndagufashije, ariko noneho turi kugenda dusatira ko tugenda tuzamuka. Hanyuma Yesu uramuzi? Ubundi niki cyatumye Yesu aza ku isi? Okay, ubundi Yesu urebye yaje mu isi kugira ngo aje kubambirwa abantu bari bafite ibyaha. Icyo cyamuzanye mu isi kuko abantu bari bamaze gukora ibyaha byinshi, aravuga ati reka nze reba abantu banjye, dore bamaze gukora ibyaha bitandukanye, babambirwe mbamenerwe amaraso. Niyo misiyo yamuzanye mu isi. Right, niko bimeze. Hanyuma umugabo witwa Yona uramuzi? Yona wigeze umwumva? Naramuzi. Igihe kimwe rero Imana yigeze kumutuma ahantu bita Nineve, ajye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ari inangira. Niki kintu cyamubayeho nk'igihano cyuko yanze kumvira Imana? Igihano cyamubayeho nuko igifi kigeze kumumira. Igifi cyaramumize rwose, kimuta mu nda. Ati kimuta mu nda. Ikibazo kindi kubaza, Bibiliya yera igabanyijemo ibice bitanu. Ibice bingahe? Ibice 2. Ikintu igice cy'inyuma cy'umukara n'igice cy'umweru. Igice cy'umukara n'igice cy'umweru. Cyaje kabisa. None se okay, dufite ibitabo byinshi. Dufite Matayo, dufite Itangiriro, dufite Maraki, dufite Ibyahishuwe. Ibitabo byinshi urakumva ko bigiye bitandukanye. Ibyo bitabo bigabanyijemo ibice 2. Ibyo bice 2 ni ibihe? Isezerano rishya n'isezerano rya kera. Right, ni icyo ngicyo.
hanyuma twikomereze. Ikindi kibazo nabazaga, ninde Imana yaremye mbere? Imana yaremye umugabo Witwa nde? Adamu. Adamu. Yabayeho wenyine se? Yamuremeye nde? Hari umugore numvise bita Eva. Yaramumuremeye ko yari umugabo, yabonaga nyine ahantu yari muri Edeni, yaremeye umufasha. Yamuremye gute? Yavuye mu ijuru aramanuka aza nk'ikiva hejuru, avuye mu nyanja, byagenze gute? Yamukuyeho Imana imuremye? Uri Imana yaramurebye ibona afite irungu, yarangije ngo iramusinziriza, yanga kumuremera umufasha wareba, imuremera umugore imukuye mu rubavu. Right, wagikoze cyane. Babyaranye abana bangahe? Abana 3 muri bo wibuka? Ni Gahini, Abeli, akanye ndumva abana ari 2 gusa. 2? Cyane nuko ari bo bavuzwe cyane. Baranzwe nyine, umwe yishe undi bakamenyekana, ariko n'ubundi ikiganiro ni by'open no kuganira tukungurana. Hari n'undi bitaga Seti. Hari n'undi witwaga Seti. Hanyuma ikindi kibazo kivuga ngo Imana irimbuza isi umwuzure mu gihe cya Nowa. Umwuzure wamaze iminsi ingana? Iminsi 7. Iminsi 7. Okay, kadukomeze turaza kureba. Baraza kutubwira abantu basomye neza Bible. Ikindi kibazo cy'Imana yarimbuza. Akeka ko ibyo numviseho mu buryo yenda sinzi ijambo ry'Imana cyane, ariko mu byo numvise ko hari habayeho ibyaha byinshi bitandukanye, Imana igahora ibaburira, igahora ibabwira, mbega igahora ibabwira mwakirirwe, hakazaho no kubaho ubutinganyi, ugasanga nyine abagabo baratingana. Uruka kugeze no kuza abamarayika akebutse umugabo, no kumugabo, uwo mugabo umwe muri abo ngabo akebutse umugabo w'umumarayika amugirira atake. Mugiriye atake, Imana iravuga ati ntago ndashobora, ntago bibaho nama. abo bantu ugomba kubarimbura batingana n'abagabo bagenzi babo. Ikibazo cya nyuma noneho twisoreze. Wasomye Bible yera? Wasomye Bibiliya yera? Yongeye kukubaza, igizwe n'ibitabo bingahe? Ibitabo gusa ko ntayirangije, nagarukiyemo hagati, ntabwo ndayirangiza ngo menye ngo harimo ibitabo bingahe. Ubwo icyo kirakunaniye. Reka turebe noneho ikindi cya nyuma cya Bonani. Yosefu bamubeshyera muka Potifari, bamubeshyera ko Yosefu wabeshyewe na muka Potifari ko yamufashe kumwica. Uramuzi? Wigeze wumva amakuru yiwe? Abavandimwe biwe babwiye se igihe yaburaga, babwiye se ko byagenze gute? Igihe Yosefu yaburaga, igihe bamugiriraga ishyari, byari byagenze gute? Ni batashye babwira se amakuru gute ko ari iki cyabaye kuri Yosefu? N'iki wundi bari bakoze Yosefu kuko yahise ajya mu bunyage agurisha? Abavandimwe ba Yosefu bavuze ko Yosefu yabaye iki? Numvise ngo Yosefu yanze kubyamana n'umugore w'umwami. Ariko abavandimwe we noneho bitaragera kuri iyo story, bitaragera ko agurishwa, abavandimwe we bavuze ko Yosefu yabaye iki? Igihe bataga se ababaje ati se Yosefu ari he? Abavandimwe basobanuye ko Yosefu ari he. Numva kinaniye. Right, reka ngufashe. Abavandimwe basobanuye yuko ngo inyamaswa z'inkazi zamuriye, ariko siko byari bimeze kuko bari bamugurishije. Bari babanje kwigira inama yo kumwica, ariko ntibabyemeranyaho, birangira bamugurishije. Bro, thanks. Urakoze kutuganiriza.
kuduha ubumenyi. Ciao.